Ladies and gentlemen, hello! Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Aba diaspora ndabasuje cyane, abari mu burengerazuba ndetse n'iburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, aho uri hose mu Rwanda ndagusuje cyane. Aha rero ni ku Umuranga TV. Ewa nimba uziko uri single, uyu munsi naje tina ngo mbikurangirize. Umuranga rero Family TV dutanga abakunzi abifuza kubaka ndetse n'abifuza kugira urukundo kandi rukomeye cyane. Hano niho babikemurira. So rero uyu munsi hari umukobwa tugiye kwakira umeze neza, ufunzemo, wambaye neza, namukibisa amaso mpita ndumirwa. Guys, rero reka tumuvugishe. Yaratwandikiye atubwira ko yifuza umukunzi, urukundo rukomeye ndetse n'urugo rwiza. Guys, mumerekeze rero tujye kureba uwo mukobwa, ubundi tubanze tumuganirize twumva umukunzi yifuza. Niba wamushimye watwandikira hasi, hari nimero watwandikira undi tukabahoza. Ladies and gentlemen, mumerekeze twagiye. Muraho neza? Muraho. Umeze bon? Meze bon. Wambaye ne. Urakoze. Uyu munsi noneho muri comment sinzi ko abahungu bose mazagiye gutaha kwitwarira. Umeze ute se? Meze neza. Mwatangira mutwibwira. Amazina yanjye nitwa Nelisa Nase. Nelisa? Sanase. Oh, Usanase. Usana papa wawe? Cyane. Papa wawe kari mwiza? Mana nta kibazo, nyine ni mwiza nyine. Yaribyaye. Usanase. Nese ko iki wahisemo kuza ku Umuranga Family TV? Anje nashakaga umukunzi. Kazi yuko nyine dukeneye abakunzi. Umva 2025. Nta mpamvu yo kuba single. Umva sinabukundana gusa ahubwo turashaka ko tunimariye. Cyane nabyo byazamo. Nese neri urumva ushaka umukunzi umeze ute? Sorry gato itaransubiza icyo kibazo. Ubundi wari ufite boyfriend ndubona naga ari sawa, ese mwaratandukanye, ese ruka muri relationship? Nago nyiheruka muri relationship nayemaze amezi abiri. Amezi abiri? Ako numva atari na menshi cyane. Ntago ari menshi nyine, narabihagaritse kuko namukunzi miki giye kuboneka biragoye. None se niziye mbogamizi ujye uhura mu rukundo, cyangwa se wenda ntabwo tugira ngo tukwinjire cyane mu buzima ngo tubwire iki cyatumye utandukana na boyfriend wawe, ariko se nanone ni iki kigiye cyo kubangamira mu relationship yawe ndetse n'umusore? Ni kimbangamira nuko nyine abenshi ntago baba bari mature. Nyine agiye bijyamo ejo ukabona byarekeye byahagaze. Nese niri umuhungu uri mature kuri wowe ni umuhungu umeze uti? Ngiye nkunda umuhungu muremure. Ego. Wambara neza. Ego. Mbese umwagenana mu nzu akavuga ati wow. Okay, ibyo ni ibyo ukunda kuri, ariko se nyine kugira ngo umuhungu akugaragarize ko ari mature mu mutwe cyangwa se akuze mu mutwe, wenda ashobora kuguhereza relationship nziza cyangwa se mukazagira umuryango mwiza cyangwa urugo rwiza, uwo musore yaba ameze ati? Musore nyine tujya inama. Ego. Mbese nyine ibyo akubwira ukumva nyine ni ibyo kukubwira ko mugomba gukora urukundo rwanyu rukakomeza. Mbese nyine ni ibyo ngibyo nyine ukubwira, aho kugira ngo nyine akujyane mu mico mibi bakakubwira icyaguteza imbere. Mico mibi? Hari ukubwira ngo hari n'uguhamagara uri he ngwino turahanaha, nyine bari mu buye bw'ubusinzi urabizi, kandi ngiye ibyo ntabwo mbikunda. Bivuze ngo imico mibi kuri wowe ni umuntu w'ugusinda, ujya mu mico mibi nyine y'abakobwa benshi, ntabwo mbikunda. Guys, rero neri abahungu mu w'inzoga mujya mu bakobwa ntago muri kumwe. Niba uzi ko izo character zifite hasi muri comment niwandike ko nerashaka umuhungu ni mature uzi gukora umeze neza. None se waratubwiye kuri physical appearance tubwira ko ukunda umuhungu muremure wambara neza, na kindi ukunda kuri we se? Nyine ibyo abyujuje nyine ubona nyine kari adi ibogari. Ngo nyine nawe niwe nkunda. Nose neri iyo ugiye kubakira kuri relationship atubwiye ko urebera kuri mature y'umusore. Hari ukuntu abantu bakunda gukota ku bintu by'umuryango, ngaturuka mu muryango w'abakire, ngo urakennye, this and this, comment zigiye zitandukanye. Ese wowe ntabwo ibyo ngibyo bireberaho, urebera kuri ibyo gusa? Ntabwo ngiye ndebera kuba umuntu ari umukire, kuko ufite urukundo. Urukundo? Ese wowe urarufite? Yes. Ndarufite pe. Neri abahungu bose mwatandukanye impamvu niba zaturukaho? Yes, yego nibo zaturutseho.
yego uheruka kuri date ryari wumva ko hashize amezi 2 urumva ntago meruka yagize ngo ugiye nagira ngo ngufate nagize ngo urambiye cyangwa ngo ngufate mu bintu by'akazi urumva nyine ntago nari nyibona umwanya okay ukivuga ku kazi uba wifuza ko uwo musore ndaba akora iki akazi kose yabakora nta kibazo niyo yaba ari umuhinzi sakazi usungu umuntu uhinga barayambara neza akabona umwanya ukambara neza neri yawe ntago tubeshye nyine akaje ntago mvuze ubuhinzi simvuze kuba umumotari wenda abamotari babyumve nabi utwara igare simbizi ariko nyine akazi keza nyine ubuzi hari n'ubuzi bwinshi bw'abasore bakora yego nese neri ni ikihe kintu boyfriend wawe cyangwa se wenda umusore butwandikira akavuga yuko akwifuza aramutse agikoze mwahita mutandukana ni ikihe kintu shange ikintu cyo kubeshya ubeshya shana twahita dutandukana cyonyine bigaragara ko n'ibindi bintu waba uri kubeshya nyine mu bindi bintu wavuga cyangwa se ukora harimo kubeshya ntabwo nkunda umuntu ubeshya mu rukundo rwa mbere cyangwa se urwo rukundo wari ufite ni ire somo ryakwigishije ku buryo kuri uyu wa kabiri ku musore butwandikira avuga ko akwifuza ni ire somo byakusigiye buriya kwihutira gukunda ntabwo ari ibintu byiza kwita ufatira aho ngaho umuntu araje akubwira ngo ndagukunda yesi murakundanye nuzi ni muraganira ngo wumve imico yiwe ibiki kwita wihutira gukunda nibyo bituma nyine bita birangira mubwizanya ukuri ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bivuze ngo n'ubu ngubu ugomba kwitonda ugomba kwitonda cyane ese ko wenda uno musore wenda uzatwandikira akakuvuga yuko akwifuza ese ushaka umusore mukundana bikarangira cyangwa ushaka umusore ahubwo mukundana mukazuba nose neri ku bijyanye n'imyemerere cyangwa y'idini ibintu by'idini ubivuga iki mu busanzwe ndi umudive uri umudive isi uba wumva wakundana n'umudive mugenzi wawe wumva wakundana n'umuyisilamu mbese kujya mu yindi dini nta kibazo kuko umuntu wese aba afite imyemerere ye buriya afite imyemerere ye uko nyine aho asengera ntabwo ibyo by'idini nta kibazo niyo yaba asenga ikigirwamana no asenga imana gusa ayo ikigirwamana wapi ntabwo byaba bipfuye ese ubukungu gute ubukungu cyangwa se iterambere ry'urukundo ubibona uti ubona umuhungu ari ubigiramo uruhare umukobwa ni ubigiramo uruhare ubona bimeze biti mvuze bavuga ko abahungu ndi kuvugira abakobwa byose ni muri rusange ese ko abahungu bakunze kuvuga cyane ngo abakobwa b'ubu ngubu babishakira amafaranga na kindi kintu baba badushakaho this and this ibyo ngibyo ubivugaho iki ese nawe iyo muco urayigira cyangwa se niba utayigira ubivugaho iki ku bahungu twakundanye nta muntu nigeze nsaba amafaranga yego nta muntu njye n'ibyo bintu birangura cyane kubwira umuntu kereka nyine wibwirije ukabona ko nyine ikintu nshaka kuri njyewe wakibonye akavuga ati wenda kira wakira gutya na gutya ariko nyine gusaba amafaranga ntabwo ari ibintu byanjye ese iyo uhuye n'ikibazo mu rukundo ugikemura ute kijyanye na relationship hagati yawe na boyfriend wawe yenda banza tugahura buriya ukuntu bavugana kuri phone bavuga ati bimeze gutya mutari ngiye nihurira n'umuntu tukaganira nkamubaza uko bimeze twaba ari kurangizanya tukarangizanya byaba ari kubabarirana tukababarirana noneho agutengushye akakomeza ntabwo ngira ibintu byo kusagurika cyane mu rukundo ubwo nyine niba ari byo cyifuzo kiwe aragenda nese neri umuhungu wamusohokana boyfriend wawe wamusohokana ukumva nta kibazo akenshi nyine abasore bakunda gutekereza bakavuga ngo uyu baby nansohokana baravuga ko ndi iryo jambo nyine sindiri bivuge mu mazina yazo this and this nyine umusore akabyanga ese noneho wamusohokana yego ni kwa tubwiye ese boyfriend wawe wabyanze ko umusohokana ntabwo wifata oya wenda byaba ariko abishaka ariko njye ntabwo numva gusohokana boyfriend wawe
ntabwo ari bibi. ntabwo ari bibi. Okay, dushingiye ku muco wa kera n'ubu ngubu urahari ariko ubu ntabwo bakibukoresha cyane, ari nacyo kiganiro twebwe twajemo cyane cyane dushaka no gushimangira umuranga. Abantu ba kera bakundaga gushaka bakoresheje ijambo umuranga babarangiye. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ngo ni imico ngo mibi, ngo ibyo ni ibya kera, ngo reka ngo baturangiye gute, ngo tugomba guhura ngo tukikundanira. Ibyo bintu wowe bivugaho iki? Ibi ngibi hari ikibazo? Ibintu ahubwo nyine nibyo byatumye nanakunda ibiganiro byanyu nibyo mukora. Okay, kubera iki rero utahisemo gukundana n'umuhungu mwihuriye ahubwo ugahitamo kuza ku Muranga Family TV? Uko nyine ibintu nabonye nyine bijyanye n'umuco wa kera kandi ibyo bintu ndabikunda. Kuvuga ngo umuntu mwihuriye nanone, iyo mwihuriye narigiye nanone mushwana. Rero nibi ngibi nabikunze cyane kuba nyine. Ariko hano tuzana abahungu tuzi imico yabo, bafite n'ubundi zo gahunda, bari serious, badushobora kugutenguha. Yego naye nibyo. Niyo mpamvu naje. Thank you so much. Ladies and gentlemen, mudukurikiye uyu bamwita Nelly, mwumvishe imishakunda naterakunda uko ameze muri kumureba. Rero umusore wamushima yaza kutwandikira hasi, hari nimero, ubundi akazatubwira tukamuhuza na Nelly. Nize ndangagaciro ugenderaho ushaka umuntu muzakundana cyangwa se muzabana? Unyubaha. Mbese nyine akaba proud yanjye. Nyine akabona ko urukundo rwacu kubyo nahatunyuze akavuga ati wow. Okay. Utekereza iki ku nshingano z'umugabo ndetse n'umugore mu rugo? Bitekereza gute? Byo ni ibintu bisanzwe. None se okay, ni ibintu bisanzwe. Ese uba wumva akunanga ari ibintu bisanzwe? Ni uruhe ruhare uba wumva umugore cyangwa umugabo agomba kugira mu muryango cyangwa se mu rugo? Guhaha, kwita ku bana be, kubishyurira amashuri. Urumva nyine inshingano nk'izo ngizo zose. Urwo ni uruhare rw'umugabo. Ese uruhare rw'umugore? Kwita ku mugabo we bashakanye. Gute? Kumwitaho gute? Kumwitaho gute? Kumwitaho gute? Nyine nk'uko nyine muba mubana mu nzu, urumva agomba kuza agataha, mukuramo nk'utwo dukweto, ukamushyiriza amazi muri dushe koga. Ubwo ni uruhare rw'umugore. Nawe nyine akita ku bana, akamenya ko bariye, baryamye, bagiye ku ishuri neza. Ese mugeze mu rugo umugabo wenda mukamarana nk'amezi nk'abiri yitwara neza, ari umwana mwiza, agucaringa, anaguriza attention, ariko hashira nyuma nyine y'ayo mezi abiri agatangira kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, ndetse akakuzaniraho n'abandi bagore, mbese agiye mu nzoga cyane, abaye traumatized, ndetse agiye no mu bagore, wabyakira ute? Ese wabyihanganira? Ese wahita wawukana? Ese byagenda gute? Urumva kuba nyine twaba twaramenyanye ntazanywa. Yego. Ariko nyine haba hari impamvu twakicara ngewe nk'umugore we nkamubaza ati bimeze gute, kuki biri kugenda gutya na gutya, tukabiganiraho. Noneho usanze yarazinywaga, abasore akenshi bakunda kwishira bakigira abana beza, bakaduhisha amakosa amwe namwe bakora kugira ngo tubemere. Rero hano hashobora kuza umuntu waguhisemo cyangwa wagukunze, nawe ishushanya nk'uko nguko, akaba yaraguhishe ko ibyo byose abigira, ariko ukagira mu rugo ugasanga arabifite. Ese byagenda gute? Yarasanzwe abifite ariko kubeshya ko ari umuntu nyine mwiza. Nyine twakicara tukaganira, numva ntago wahitamo urugo rusenyuka ngo ni ukwera ibyo bintu nk'ibyakubwiza ukuri, ndakakubwira narakubeshye n'ibiki. Yego. Akavuga ati byibura nyine umbabarire ko nanywa inzoga, ndazikunda n'ibiki, ariko nzanzinywa mu rugero. Bivuze ngo wabyanganira ko bakuzaniraho undi mugore cyangwa se indi ndaya, ariko ukaguma mu rugo rwawe? Ntabwo kwihangana buriya ibyo bintu ntabwo ni ibintu biba bigoranye cyane. Bivuze ngo wasenya, wasubira iwanyu Nelly? Mana niko wasubira iwanyu? oya nyine cyangwa wahamagara ababyeyi bawe wenda nabe mukaganira? Tukaganira nabo nabikomeje, nibwo
byarangira nyine tukabikapinga. noneho aho ngaho ubwo urumva ukuntu mbyumva uruhare rwawe n'ubwita neri uruhare rwe n'ubwita akapinga umubano n'ubwita ngenda nabanza nkamagara n'inshuti n'abavandimwe tukabiganira nyine nawe nibyo mvuga ngo ayikomeje iyo mico sha byarangira pe byarangira twahita tubikapinga pe nkavuga ati buri wese acukwe nese ubwo izandanga agaciro z'umwari cyangwa z'umutegarugori cyangwa umugore akwiye kugira mu rugo urumva zigize neri hari ibintu buriya bitihanganirwa mu buzima wakihangana rimwe ukihangana kabiri bwa gatatu Chanel tuzi ko mu buzima nta kintu kidashoboka ahubwo umuntu n'ibindi bidashoboka nyine ahindutse so wagishimira ko uyu munsi baye muri rugo ejo ndugiye mu rundi rugo ubwo ubikomeje nanone ubwo nyine abikomeje we wabyitwaramo utari uri nkanjye oya ngende kukubaza ariko ndi kukubaza njye mfite ukuntu nabyitwaramo ariko impamvu njyewe hano urabizi hari abasore benshi bategereje neri kumenya neri wa nyawe kumenya ese ameze ate niyo mpamvu ndi kukubaza nyine ibyo bibazo kugira ngo barusheho kugusobanukirwa urumva nyine bibayeho rimwe kabiri urumva ntago okay neri niko abyumva neri uramutse nk'inzoga waraje umubeshya cyangwa ukajya mu ndaya ntago mwakomezanya ariko nanone nyine aje akavuga ko nyine azinywa nabyakira kuko nyine abambwisha ukuri okay ubwonko bwukomeje kuri cya kintu watubwiye ngo sikunda umuntu kubeshya yego ya muri rusange nta n'umuntu ukunda umuntu umubeshya neri yego ikindi kibazo ni ikihe kintu cyangwa se kigukurura ku muhungu ngira ibintu bitatu bigukurura ku muhungu kugira ngo umwite umukunzi kunyitaho yego menya uko nabyutse yego ikindi keya ziwe nawe sura caringa cyane yego mba byatari Chanel njyewe umusore muzahura ibana ndifuje kumva nzata amasura kabisa kandi nizera ko bizacamo bitewe bizacamo pe ni ukuri ubukungu ubona rufite uruhe ruhare mu rukundo cyangwa amafaranga ubona afite uruhe ruhare mu rukundo sha ubona bifite uruhe ruhare cyangwa se wenda muri relationship yawe ni uruhe ruhare byabifitemo amafaranga cyangwa se ubukungu ni uruhe ruhare byaba bifite muri relationship ya Neri mbuze icyo mvuga ntabwo wabura icyo uvuga Neri tubwire urukundo cyangwa se amafaranga afite uruhe ruhare muri relationship yawe ntabwo wabura ikintu uvuga ese yaba wenda ari umutiva guhita okay ushobora wenda kubona umutima ufite amafaranga urukundo rwawe rugahita ruzamuka njyewe ntabwo ngendera kuri ibyo ngo umusore ndashidutse kubera afite iki n'iki afite wenda amafaranga cyangwa se hari ukuntu abakobwa nyine bamwe na bamwe ngenda mbona bakavuga ati bivuze ngo ntabwo wifuza gukundana n'umuhungu wageze ku nzozi ze byo ni byiza kugera ku nzozi ariko ntabwo ari bwo ikintu umukurikiyeho ntabwo ari icyo bivuze ngo ubukungu cyangwa amafaranga nta kintu bivuze muri relationship yawe cyane rwose okay abakobwa rero benshi ndumva utandukanye nabo reka nako twe kubacira imanza hari ikindi kibazo mfite ese ubuzima bwawe bw'ejo hazaza uri kubutegura uti ni ibintu byinshi cyane ubuzima bw'ejo hanjye nshaka kuba mfite urugo n'ibyo nkora nyine byarageze kure ko nshaka n'ibyo bibiri ubundi mba nshaka abana yego urugo nyine umuryango nanjye nkagira umuryango ukagira umuryango okay hano tugira ibyiciro byinshi cyangwa mu buzima busanzwe cyangwa se ku isi yose tugira ibyiciro bigiye bitandukanye ese fuza umuryango uringaniye umuryango uri hejuru umuryango uri hasi wifuza umuryango umeze ute weho nk'umwari nk'umutegarugori nifuza ko ngewe bizaba biri hejuru cyane ifuza ko bizaba biri hejuru cyane hejuru pe ku buryo bazavuga ati kabisa umuntu yiteje imbere n'umuryango we okay mbwirira abantu cyangwa se abasore badukurikiye bifuza ko muzubakana uwo muryango no kuzagirana aho ngaho
ibintu bitanu udashaka atagomba kuba afite. agomba kuba atafite. Yego, tubwire bitanu agomba kuba afite byiza, utubwire n'ibindi bitanu bibi niba zika bifite atagomba kwandikamo hano kuko ntabwo uzamwemerera. Yeah. Nyine kubeshya. Yego. Ndabyanga. Yego. Kutaba amacuba mu mutwe. Okay. Umuntu mukuru nyine hari ukukundana ugakundana nk'iby'abana b'ubu ngubu nyine kandi kuze. Okay. Cya gatanu kuba unywa inzoga. Okay. Ako nanone ukambwiza ukuri kwa uzinywa nanone sinzi. Hey. Yego. Niyo yaba yikubitira ubucupa 10 nta kibazo. Kuba avugishije ukuri nyine ko ibyo binabikora. Bivuze ngo wowe niyo washakana na Gasinzi cyangwa Kazizi nta kibazo. Nta kibazo. Abantu benshi bangwa ari akazizi. Ari Kazizi. Ku buryo anywa nk'uducupa tungahe? Atarenza nka 5. Bivuze ngo umusore nari bivuze ntabwo atunywera iwe. Ntabwo ukunda abahungu bajya mu kabari. Icyo twari turi ku kibazo cya gatatu. Sorry mise nkubaza aho utubazo twinshi tugiye dutandukanye. Kuki se uba ushaka ko umusore atajya mu kabari? Mu kabari se nanjye akabari sinkajyamo. Kandi tumenyereye ko ahantu hanywerwa inzoga ari mu kabari. Ese kuki wowe udashaka kajya mu kabari kandi abari henshi kandi umugabo wubatse aragenda akazinywera iwe? Oya, aho ntago ari ab'umugabo ntago murubakana. Aha ngaha muracyari muri relationship, muracyari gushakishanya nyine. Ariko nyine mpfa kuba mbyanga ko umuntu yajya mu kabari. Bivuze ngo yageze ijyamo ariko ntari kumwe nawe ariko kuko njyewe ikintu kuntumira ngo uri muhehe ngo ngune usanga aha ngaha wapi. Bivuze ngo kuba umugabo wawe yagenda cyangwa boyfriend wawe akajya mu kabari akibutira ubucupa bwe 5 mutanari kumwe nta kibazo. Okay, sorry kandi nguvangiye twagiye cya kane. Cya gatanu akabagira imico mibi nyine ntabwo twahuza. Iyo mico mibi nkiyiye? Kujya mu bakobwa benshi. Okay. Then cya gatanu nyine kubeshya ko waba unkunda utankunda ari ikintu ushakaho. Kari byo byese ko dushobora kugira ikibazo umusore watwandikiye ugasanga nawe ni kameze. Njyewe buriya umuntu iyo duhuje nyine tugabonana gutya menya icyo ashaka. Njyewe burangira ibintu byo niba duhuje n'umuhungu bifitemo impano yo kubona ko umuntu ameze neza. None se nimba koko iyo mpano ifite wa musore wa mbere ko wihutiye kumukunda agasanga nakubereye n'umuntu mubi. Icyo gihe nanjye nari okay, ubushe bwo gukundana n'ubushaka gukundana. Bivuze ngo wagiye muri relationship uziko isaha watabwa cyangwa se yarangira cyane nkumva ari n'ubustari umwe azaza haze n'undi. Wowe mvaga nkari nk'umuniga. Okay. Ni ikihe kintu soriho gatoya wenda wari ibyo wari kuvuga ariko ku Muranga Family TV n'ubundi habari abari ndetse n'abategarugori ndetse n'abasore cyangwa se urubyiruko muri rusange rw'abanyarwanda ruba rudukurikiye. Ni ikihe kintu wabwira urubyiruko rukiri mu mashuri bakiri kwiga cyangwa se abana bakiri batoye batarajya muri relationship kugira ngo bajye barebera kuri bakuru babo ibyo baboneyemo bo nibaza bibone? Ni inama wabagira nk'abana birukanyira muri relationship cyangwa se mu rukundo? Nabajya nuko babanza bakitonda mbere nyine iyo ukundanye ukiri mu ishuri ukiga ibyo bintu byakuviramo no gutwara ikintu ngo abakobwa benshi batwara amada n'ibiki ko bagiye mu nkundo nk'uko ugasanga ukundanye n'umuhungu aracyaba iwabo aracyagurirwa isabune nyine ni iwabo nyine baracyamugaburira ugasanga murakundanye agira iki aguteye inda nawe atazabasha kurera ki uwo mwana. None ko dukunze kumva yuko abantu bakuru muri no minsi byanishe ingo nyinshi cyane usanga ni nabyo no kungo turi abantu bashaka nabo kugira ingo zikomeye cyane n'ubundi ni ku Umuranga Family TV bazazikura kuko ibyo bintu tubitangaho n'inyigisho. Ukenshi usanga abagabo bakuze cyangwa se abantu bakuru bajya gutereta utwana dutoya kandi ubabwiye yuko batazajya bakundana nabwo n'udusore dutoya. Ese nta kintu babwira byo ku bantu bakuru uko babashuka? Ese tubwire triki abapapa bakoresha bajya gutereta abo bana cyangwa se abantu bakuze. Abapapa muranyihanganira nago ari mwese mvuze gusa harimo ababikora gusa nawe mesho ninzi. Ese watubwira izo triki bakoresha cyane ko tubona uri umukobwa w'inkumi ukuze?
yego nk'ikintu bakoresha ngiye ko mbibona ejo bundi mvuye mu kazi nabwo narabibonye. Byakubayeho? Oya nabonye umwana w'umukobwa atari mukuru. Biri kubaho. Watubwira gato ishusho uko byari bimeze? Nyine urumva barahura. Yego. Nyine yaba afite nk'imodoka batinjiramo ureba bwa bwana bukibyiruka bugisha bifite amaraso ashyushye. Bati injiramo ndashaka kujyana hara nkakugurira akantu ejo akaba ari uko noneho ejo bundi akamujyana hehe ahantu bakasangira nkuko ari ukuntu batumira muri guest house nimba ari sinzi bakababwira ngo turahura aha naha bakakugura n'icyo kurya bakagushuka basanga ibintu bigenze nabi kandi ukibi wanyu n'aba papa bameze gutyo mutubabarire kabisa abana babakiri bato kandi badushaka iterambere ry'abana bazamuka n'u Rwanda rw'ejo barufite byinshi uzakora. So ladies and gentlemen, karakanyuzemo reka atubwire n'ibintu bitanu yifuza ku musore uri buze kwandika hasi kuri nimero iri hasi ku Muranga Family TV, ibintu bitanu ugomba kuba wujuje. Icyambere kuba nyene unyubaha. Yego. Aje navuze ikindi kuba ikindi navuze kuba nyine aho tugenda wanyubahisha. Ikindi ukaba witonda. Yego. Ndi umuntu witonda w'umuhungu. Okay. Cya gatatu. Ako suri gatoya iyo tuvuze umuhungu witonda. Uyo uvuze umuhungu witonda ubuvuze. Suza abahungu sabo bari bitonda batagendera mu bintu by'iki. Okay, cya kane. Cya kane kuba ari macuwa mu mutwe. Yego. Cya gatanu kuba yankunda nyine akaba ari njye nyine akunda nari mu kubandi mukobwa. Okay. Ladies and gentlemen, nizere ko twabanye neza aha ni ku Umuranga Family TV, aho tugenda duhuza abakunzi cyangwa abashaka kubaka umubano ukomeye cyangwa se urukundo rukomeye n'abashaka kubaka ingo zikomeye ku buryo umugore ndetse n'umugabo bagomba kugira uruhare rukomeye mu rugo, ingo zigakomera ndetse zikaguka. Rero nimba wakunze Neri niwe mukobwa wa mbere twakiriye, mukanya tugiye kwakira n'undi mukobwa. Niba wakurikiranye kino kiganiro ibyo ashaka byose ubyujuje watwandikira kuri nimero iri hasi and then tukaza kubahuza. Nawe wifuza umukunzi ni hano ko Umuranga Family TV turabahoza, ibintu biba bimeze neza, biba ari fire. Muviye mu nkundo z'amafuti, mu bahungu babashukashuka, mu makobwa bashukashuka bakabaka amafaranga, abahungu nabo bagashaka ko muhavinga fan mugasanga urukundo rwanyu ntago rwangutse. Ibyo byose byarakemutse hano ku Umuranga Family TV, biba ari fire, biba biryoshye, biba bimeze neza. N'aba diaspora nabo turabakira, abantu dufite kapo nyinshi tugiye kwakira muri no minsi, ariko nawe nibyakubuza kutwandikira kuri nimero iri hasi. Rero nakagaruka